Musabyimana Gaspard aranenga bikomeye cyane irushanwa ry'isi ry'amagare riri kubera mu Rwanda. Ese nawe ni kubyumva? Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe ku Kayunguruzo TV, kurikirane ikiganiro cyose maze tugendane ku kantu kandi. Uyu Musabyimana Gaspard yavutse mu myaka ya 60 avukira mu Ruhengeri, ariko uyu mugabo agaragara buri gihe ari kunenga gahunda zose za leta y'u Rwanda ikora. Ubu yagaragaye noneho ari kunenga ibijyanye n'irushanwa ry'isi ry'amagare riri kubera mu Rwanda, avuga yuko u Rwanda rwipashije muremure, ko rwose ibi atari ibintu by'u Rwanda, ko nta n'ikintu u Rwanda ruzigera ruvana muri aya marushanwa, ndetse n'abaturage nta kintu bizigera bibamarira. Kunenga turabyemera ku Kayunguruzo TV. Ese umuntu arenga buri gihe? Kuki buri muntu yagaragara buri munsi anenga? Kuki Musabyimana Gaspard agaragara anenga buri gihe igihugu cyamubyaye aricyo gihugu cy'u Rwanda? Murikira neza tugendane akantu kandi. Uko nabibabwiye, uyu Musabyimana Gaspard avuka mu myaka ya 60, avukira mu Ruhengeri. Perefegitura muri kiriya gihe yari ikunzwe cyane bitewe n'uko ari perefegitura yavagamo abayobozi batandukanye, ikaba yari inshuti y'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal. Musabyimana Gaspard afite burya amateka akomeye kuko yayoboye ikigo cya immigration gishinzwe abinjira n'abasohoka. Ibi byatumaga rero hari abatutsi babura ibyangombwa byo kugira ngo babashe kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda basure bene wabo, ndetse n'abandi babe basohoka babe bareba bene wabo. Rero ibi bigatuma kugira ngo wizere ibyo avuga byaba biyowe n'amarangamutima ari ukunenga gusa, kuko mu biganiro byose mwarebye by'uyu mugabo Musabyimana Gaspard ufite ubuhanga ko azi gukora inkuru akaba azi gusobanura ndetse no kubiturusha, ariko uyu mugabo ntabwo agaragara avuga impande zombi ngo abe yagira ibyo ashima ndetse n'ibyo anenga, ariko buri mwanya uzamwumva ari kunenga gusa. Ese uyu Musabyimana Gaspard ni gute tuzizera ibintu atubwira? Uyu mugabo yabaye muri MRND, Mouvement Rwandais National pour le Développement, arongera aba muri mpuzamugambi bita CDR. Aya mashyaka akaba yari ameze nk'impanga kuko ibyo bakoraga byose byari byuje ubugome ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Musabyimana Gaspard rero ntabwo ari aho ngaho amenyekana gusa, kuko yari mu bayoboye equipe technique ya radio television de Mille Collines. Iyi ngiyi akaba ari radio na televiziyo yari rutwitse muri kiriya gihe, kuko ariho hantu hatangarizwaga amagambo abiba urwangano cyane. Ikaba yari irimo abahebwe barimo Kabuga Felicien, harimo abitwa Ferdinand Nahimana, bari bafite ubusesenguzi buhambaye cyane, dore ko bari abantu baciye ubwenge, bajijutse, bize amashuri ahagije ku buryo gusobanura ibintu, ingingo zose babaga bazi kuzisobanura bakanabicengeza abaturage. Ntabwo twakwibagirwa undi mugabo witwaga Kantano, ugiye ari umushyushyarugamba ukomeye cyane, ariko atavuga ibyiza ahubwo akangurira abantu kwica abandi. Urumva rero ko uyu Musabyimana Gaspard yari muri equipe technique ibasha gutegura ibi biganiro bano bantu bose bakoraga, kuko yari afite ubumenyi buhagije, afite byinshi azi mu byo igihugu kiri gutegura. Uyu Musabyimana Gaspard hari amagambo abantu badashobora kuba bazamwibagirwaho, nko mu mwaka wa 1993 aho yavugaga ngo abantu bagomba guhitamo inzira ya shitani cyangwa se iy'ubuzima. Aho yumvikanishaga yuko abagomba guhitamo inzira ya shitani ari abakurikira FPR, naho abahitamo iy'ubuzima ari abakomeza gushyigikira leta. Uyu mugabo rero urumva ko agaragara nk'umuntu w'umuhezanguni ufite uruhande agomba kubogamiramo paka urundi ntabashe kumva icyo rushobora kuvuga kugira ngo abe yacyemera. Nanone agaragara muri avuga igikondo, aho yavuye ahantu yabaye cyane, aho bita Kanzayire. Hari ijambo yakunda kuvuga avuga ngo il faut katanyuka. Birumvikana harimo gukata, hakaba n'inzoka. Inzoka yavugaga nizihe? Ukatakataga iki cyose ushobora kukibaza, ugahita umenya ko uyu mugabo ntabwo yari umugabo mwiza, yari afite ingengabitekerezo ikomeye muri we.
rero hakomereje mu Bubiligi yagiye agaragara anenga leta y'u Rwanda. Kuyinenga ntabwo ari ikibazo, ahubwo nuko gukomeza avuga amagambo mabi anenga abayobozi b'igihugu ku kintu cyose bashobora kuba bakora. Muri make kuri we nta kintu na kimwe abona ubuyobozi bushobora kuba bwakora. Yagiye agaragara yandika ibitabo bitandukanye agaragaza ko FPR yagiye ikora ibyaha bya jenoside nk'icyo yise l'appel et le réfugié rwandais au Zaïre 1996 jusqu'à 1997 un génocide niyo avuga ko iyi jenoside yakorewe Abahutu yanzwe kandi yagomba kuba ifite ishingiro. Ubwo nicyo asobanura muri icyo gitabo. Tukibaza ngo kuki uyu mugabo ibintu byose aba avuga kuri FPR bigomba kuba ari ibintu bibi? Ese nta kindi kintu cyiza ashobora kuba yavuga yuko FPR yakoze cyiza, nko kugaragaza isuku, isuku igaragara, kugaragaza amazu yubatswe, ibintu ibikorwa byateye imbere, ibikorwa by'ubukerarugendo, umutekano, ibyo byose akabigaragaza kuko buri munsi agaragara avuga ibibi. None yabanze cyane ku magare avuga yuko ibi bintu by'amagare nta kintu na kimwe bizigera byinjiriza u Rwanda, avuga yuko bisaba akavagari k'amafaranga menshi cyane u Rwanda rushobora kuba ayo mafaranga rwarugora kugira ngo rube rwabasha kuyagaruza, nko kubasha kwemererwa kugira ngo wakire irushanwa uba ugomba gutanga amafaranga menshi cyane, ndetse nanone ukaba ufite ibikorwa remezo, ukaba ufite nanone itangazamakuru mpuzamahanga, ukaba ufite ibyo bita satellite, ukaba ufite GPS. Ibyo byose ukaba ugomba kubifite, kuko iyo ubifite nibwo ubasha kuba wagaruza ayo mafaranga. None akavuga yuko u Rwanda kenshi usanga nk'iyo satellite, nk'iyo GPS, ibyo byose usanga babikodesha. Ayo mahoteli bakaba barakoresheje amafaranga menshi y'umurengera cyane, ndetse umuturage akaba atagira icyo yungukiramo. Ese nawe ni kubibona ko twabonye mu Rwanda hari abanyamahanga benshi cyane batangiye kuza, ndetse mbere y'itariki 20 y'uko amagare atangira, abangaba nta kintu bazinjiriza u Rwanda. Ese u Rwanda nta madevize ubona ruzigira rwinjiza? Nawe urabyumva nk'uko Musabyimana Gaspard abyumva? Ibyo nta kibazo kubitangaho ibitekerezo, ariko ntabwo twakwemera yuko buri munsi uyu mugabo agomba guhora asebya igihugu cy'u Rwanda, avuga ko nta cyiza igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba cyakora, ko ibintu byose ari ukwirarira. Ese wakwirarira imyaka 10 ugikomeje kwirarira? Hari n'indi ngingo agaruka avuga yuko ari ibyo bita sport washing, avuga yuko ari uburyo Perezida Kagame akoresha kugira ngo ajijishe abaturage bakomeze barangarire muri ibyo ngibyo, maze akomeze abategeke akoresheje igitugu. Nawe niko byumva? Ese wemera yuko nta cyiza leta y'u Rwanda yigeze ikora kuva mu mwaka 1994 kugeza ubu ngubu? Nawe niko bifata, cyangwa uravuga yuko hari ibyiza u Rwanda rwakoze akaba n'ibindi batarigera bakora bateganya kuba bakora? Wenda ukaba watanga igitekerezo. Wowe ukurikiye Akayunguruzo TV, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore comment, ukurikirane kino kiganiro cyose, maze umbwire. Ndabakunda.